Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi rero cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje kugenda munogerwa n'ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana arakomeze kubana namwe kuri mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ku buryo rwose buri ko dushyizo ikiganiro cyangwa se inkuru muyibona mu bimbere. Turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo ku cyumweru, turi ku itariki birumvikana 26 z'ukwezi kwa 10 turi mwaka wa 2025. Aka kanya n'ubundi ikituzanye ni update n'amakuru agezweho tugiye kugenda tugarukaho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe tukaza kuba tugenda tugaruka by'umwihariko hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri kuberamo imirwano ikomeye cyane, imirwano ikaze reka bayazindukiye hano muri teritwari ya Kabare. Birumvikana ni hafi n'umujyi wa Bukavu, urusaku rw'imborero nini ndetse n'into ubu tuvugana bikaba bimeze nabi cyane. Ni mu duce rero harimo akitwa ngo ni Rugobo, ni Ruhago, nakitwa ngo ni Ninja. Hanyuma rero utu duce two turi kuberamo intambara. Turaza kugaruka muri Masisi, naho imirwano ntabwo yigeze ihagarara, ubu tuvugana naho harimo kuberamo imirwano. Imirwano rero bikaba ari ibitero bikomeye cyane n'undi byagabwe ku na Wazalendo kuri M23 aho bitabo ni Nyabyondo. Birumvikana ni mu hafi rero na Warikare ndetse we na Masisi, dore ko aka gace cyangwa se iki gice gikoze kuri izi teritwari zombi. Iyi mirwano turaza kugenda atibavira imuzingo. Turaza kugaruka i Bukavu, hatashye ibiro, mu by'ukuri hatajwe ibiro bya komine Kadutu. Ibiro bikaba byamaze gutaha nyuma yuko byari bimaze iminsi rwose kugenda bitegurwa, ibintu bimeze neza cyane. Amafoto nayo turayafite bari gutaha ibi ibirori. Umuvugizi wa wa FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe rero twavuga ko ugize iki kiganiro cyacu tugiye kubagezaho, kuko tugiye kugaruka ku byo yatangaje agaragaza ko M23 ariyo iri kugenda ibabangamira cyangwa se itifuza ko ibintu byagenda neza. Ni byinshi yagiye avugaho, wenda reka mbabwire ko tugiye kubigaruka mu kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Mwebwe gusa mube hafi cyangwa se ntimucikwe, hanyuma none sasa tugende twumva uko abisobanura cyangwa se uko abivuga. Ni Silver King rero Bomusa, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ntabwo turibuze kujya muri byinshi rero, already twanamaze kuba twanzika, murabizi ko mu gihe cya updates dukubita tugenda twubangura. Reka ahubwo dutangire twumva Silver King Bomusa niki yatangaje, reka rero tumwumve. Regardons tous les accords que nous signons, nous les respectons à la lettre en chaque fois. C'est la FCM 23 qui viole le cessez-le-feu. J'en ai parlé en maintes et même... Ils vous accusent de bombarder l'opposition. Mais nous ne sommes pas l'Église. Hein, c'est l'Église où on dit que si on vous donne une plaque au jour gauche, à vous donnez les jours droits. Nous, on ne peut pas éternellement assister à des attaques, des provocations sans réagir. Zibira aujourd'hui est sous leur contrôle. Est-ce qu'avant la ceinture d'accord, ils étaient en Zibira? Là où parti se trouve, ils disent qu'on les a bombardés. C'est eux qui viennent nous provoquer et nous réagissons. On ne va pas les laisser faire, et nous aussi, nous n'allons pas nous laisser faire. Ou on veut la paix, ou on ne veut pas la paix. Alors, aratangira avuga ati mu nyamakuru hano ni ikinyamakuru yagiranaga nacyo mu by'ukuri interview cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru, aho rero umunyamakuru warurimo aragenda mubaza ibibazo n'ubundi kubigendanye n'ibi biri kuba mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru ni radio cyangwa se ni radio bita ngo ni Deutsche Welle, ikaba rero yagiranaga ikiganiro n'uyu mugabo Silver King Bomusa. Aramubaza ariko M23 ivuga ko buri gihe ari mwe mwica. Ubwo ndimo ndagenda ngerageza kurezima kugira ngo byumvikane vuba vuba, kuko ni ibibazo byinshi tugiye kugenda tubigarukaho. Ati M23 cyangwa se M23 bavuga ko ari mwe muviyora agahenge, ati kuko mwirwa muri kurasa mu by'ukuri muri eneo cyangwa se mu birindo byawo, ndetse ukurasa kwanyu mu bombarida bigahitana ubuzima bw'abaturage.
Sylvain Ekenge rero ati uyu muvugizi w'igisirikare cya FARDC ati ariko ntabwo tuba turi mu rusengero, ati ntabwo ari mu rusengero hahandi mu by'ukuri ushobora kuba bagukubita urushyi ugatega urundi musaya kugira ngo nabo bawukwite cyangwa se bawuhonyore. Ati rero ibyo byose ntabwo tuba turi mu rusengero, ati wite ibyo bintu rwose birashoboka cyane. Ati murabizi ko makuru gatatu nifite nsibira. Ati rero bari kuyikontorora mu by'ukuri bakabakomeza no kudusatira n'iki byose. Ati icyo gihe nyine tugomba nyine kurasa tukirwanaho. Ibi rero akaba ari byo Sylvain Ekenge Bomusa akomeje kugenda atangaza. Nyamara mu gihe makuru gatatu yo buri munsi yirirwa ivuga ko izi ngabo cyangwa se ibitero by'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bacu yirirwa bavuga ko rwose babiri kugenda bihitana ubuzima bw'abaturage, ariko abenshi twibwiraga ko M23 ishobora kuba wenda yirizwa cyangwa se yitatswa, ishobora kuba ariyo barasa cyangwa se bayitagetinga bakarasa tageti bakayirasa, niko ibinyamakuru byinshi cyangwa se niko abantu benshi batekereza, ahubwo ikaza iri gutaka iri kuvuga ngo ni abaturage kandi ariyo wenda FARDC yarashe tageti. Ariko umunyamakuru naramubaje ati M23 ivuga ko mu by'ukuri mwirwa muri kurasa mu bice muri kurasa muri kubombarida muri kurashisha ibibunda biremereye cyane ibi bya muzinga, ati bigahitana ubuzima bw'abaturage. Aravuga ati ntabwo tuba turi mu rusengero my friend, abaturage ubwo muri ibyo bice mu by'ukuri biri kuberamo imirwano ngira ngo mwabyumvishe iwakabarinze. Aravuga ko rwose mutaratari mu rusengero, aho nyine muri mu mirongo y'urugamba, ati mugomba kwihangana, ati ntago ari mu rusengero. Reka dukomeze twumve n'ibindi rero harimo kugenda baswa hano. Umunyamakuru ari yamwicira rwose arimo kumuhata ibibazo, ibintu bimeze nabe cyane. Reka dukomeze twumve. Les questions qui est mise sur la table, vous parlez de la déclaration de principe, c'est le retour aussi des FDLR qui sont présents sur le territoire congolais. Les FDLR ont répondu à l'appel de l'armée des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils veulent se rendre à la MONUSCO. Mais Le chemin est obstrué. le chemin, ce sont les autres qui les empêchent de se rendre. Ce ne sont pas les FARDC. Puisqu'aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on se pose la question. Où sont les FDLR? Les FDLR sont dans la partie occupée aujourd'hui par le Rwanda et la FCM 23, plus particulièrement dans le territoire de Rutshuru. Ils veulent se rendre, mais on les empêche de se rendre. Et pourquoi, selon vous, on les empêcherait de Je ne sais pas. C'est une bonne question à poser à ceux qui les empêchent de se rendre. Moi, je pense que si on veut la paix, il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour mettre une fois pour toutes fin à ce phénomène d'FDLR. Nous devons conjuguer les efforts ensemble. Nous faisons notre part. Nous avons sensibilisé les FDLR. Nous continuons à les sensibiliser. Et je leur demande vraiment de déposer les armes et de se rendre. Et il faudrait que les autres nous facilitent la tâche. Mais les autres, c'est des personnes. Uyu munyamakuru araje mugore kama kantu bita karugondi hene aramubaza ati muri principe mwasinye, ati haraho mwasinye ko ndetse munavuga ko FDLR igomba kumanika amaboko ikiripotinga cyangwa se kamanika intwaro ndetse igatangira gusubizwa iwabo mu Rwanda. Ati ese ibyo bimeze bite, byagomba gukorwa gute? Aratangira ati kwa nibyo twagombaga kugira rwose bishoboka byose, twabasabye ko bamanika intwaro ndetse bakiripotinga muri MONUSCO. Atariko tubabwira kwiripotinga cyangwa se ko bamanika intwaro, twabasabye ko bahita bajya muri MONUSCO, hakaba ariho n'ubundi mu by'ukuri bagomba kukuza bagasangwa mbere y'uko babacura. Atariko ntabwo byigeze bashobokera, ati kubera ko imirongo barimo ni imirongo ikuberamo urugamba. Ati byose byatewe aregana M23 kuko ibice birimo n'ubundi izi FDLR, ati n'ubundi birimo izi nyeshyamba cyangwa se hanarimo inyeshyamba za M23, ati ndetse n'abarwanyi b'u Rwanda. Ati rero byaragoranye kuko ibyo bice ntabwo FARDC ibirimo
kandi FARDC niyo yagombaga guherekeza izi FDLR ikazigeza muri MONUSCO, atariko FARDC cyangwa se igisirikare cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo kigeze kibona ubwo buryo bwo kuba cyabaherekeza. Ati rero byose birimo biraterwa n'uyu mutwe birumvikana wa M23. Niyo mpamvu dora tubabwira kurekura ibice bakagenda bakava hariya tutuka kugira ngo tubone uko dukora akazi kacu nk'uko twabisabwe cyangwa se twabyiyemeje kuba twahagarika twakwirukana iyi FDL ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ni byatangajwe n'umuri na Sylvain Ekenge wagaragazaga rero uyu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza imbogamizi zikomeye bahura nazo muri ibi rero cyangwa se muri iyi myanzuro bafashe yo kuba bacura cyangwa se bakwirukana FDL kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga rero ko bakomeje kugenda babangamirwa na M23 kuko ngo ibima inzira kandi ntabwo byaborohera kuba mu by'ukuri babatambutsa cyangwa se bahabanye FARDC igomba guherekeza aba FDL kabageza muri MONUSCO. Biragoye cyane, reka twumve n'ibindi. Personne avec qui vous êtes en train de négocier actuellement à Doha. Vous négociez à Doha, mais en même temps sur le front, les combats se poursuivent. Le problème, c'est qu'eux, ils s'en foutent de toutes ces négociations-là. Ils ne veulent pas respecter ces négociations. Ils mènent des attaques, même s'il y a eu des prestations de cessez-le-feu. Et non, on va pas se laisser faire. Les forces armées de la République démocratique n'ont jamais pris l'initiative d'attaque. Les attaques, c'est toujours la FCM 23 qui commence et nous réagissons. Bien que ça. Ati mu by'ukuri umunyamakuru anongera amubaza ati ariko mwasinye mu by'ukuri cyitwa zira principe mwasinye harimo ikintu bita kubahiriza cyangwa se icyitwa seserefe, agahenge k'imirwano, kuba mugomba kuba muhagaritse imirwano. Atariko buri munsi kumva M23 bavuga ko muri kugaba ibitero cyangwa se hari kuba imirwano. Hanyuma ro muvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahita asubiza ati witi nibyo turarwana, ati atariko byose ni M23 ni AFC M23, ati kuko nibo bagaba ibitero, ati kandi iyo bagabye ibitero tugomba kugira gute, tugomba kwirwanaho. Ati rero niyo mpamvu buri gihe wumva hari imirwano, ati ndetse ibi byose kabiri guterwa n'ubuni na AFC M23. Ati nta gihe agahenge kazabaho igihe kamemo tukigabwo ibitero n'ubundi n'aba barwanyi cyangwa se n'izinyeshamba za M23. Ibi rero nico yasubije kuri iki kibazo yarabajijwe ku bijyanye na seserefe cyangwa se n'agahenge k'imirwano bari bamaze kumvikanaho ku mpande zombi byabereye rero idoha hano muri Qatar. Une autre question qui est préoccupante, c'est qu'on a vu la présence des EDF. On a vu récemment toute une série de massacres qui sont perpétrés par les EDF, alors qu'il y a une opération conjointe entre FARDC et UPDF. Mais on a l'impression que ce n'est pas dissuasif. Moi, je me pose la question. Nous sommes en train d'analyser. Umunyamakuru yamubaje ati tubwire ati ku kibazo cya ADF niho yaramubaje ati abantu benshi barapfa iriya barimo baricwa mu by'ukuri na ADF naro, ati kandi yaba FARDC cyangwa se mwebwe na UPDF muri za operation iriya guhangana nabo cyangwa se kuba mwahasha uyu mutwe wa ADF. Atariko amagana n'amagana cyangwa se abakongomani benshi barimo baragenda bapfa. Bati se n'iki urumva rero cyahise bisobanura. Je veux dire qu'il y a entre les EDF et la FCM 23. Puisque nous, on a mis l'effort principal sur le sud du territoire de Bénin. On a même désengagé certains endroits. Il y a eu des endroits qui sont restés vides, des zones lacunaires. Et les ADF ont profité de cette situation-là. Mais aujourd'hui, comme on a renforcé et l'Ituri et Béni avec les nouvelles unités, et il y a des nouveaux commandants qui sont sur place, la situation est en train de travailler en train de se faire, et je pense qu'on va stabiliser la situation bientôt. Aravuga ati ikibazo cya ADF naro ugifate nk'ikibazo cya M23, ati turi guhangana nabyo
ati ariko buri munsi bara mu by'ukuri habaho reinforcement muri Beni ndetse na Ituri. Ati rero iki kibazo cya ADF naro kigereranye na M23. Muri make uyu mugabo arimo arashaka kuvuga ko umutwe wa M23 ndetse n'uyu mutwe wa ADF naro byose ari bimwe. Ati rero nabyo uyu bwashatse kuvuga ko bari guhangana nabyo nkuko rubundi bari guhangana na M23. Kameme donc muri make aragaragaza ko M23 M23 ari nk'umutwe wa ADF naro. Nawe munyumvire aravuga ati rwose ati iki kibazo gifate nk'icya M23. Ubwo ni nko kubigereranya. En parlant de situation, on va clôturer cet entretien. Quelle est la situation aujourd'hui aux alentours de Uvira? Vous avez parlé de Nzibira tout à l'heure. La situation est sous contrôle. Ati tubwire situation, tubwire uko Nzibira ndetse na Uvira bimeze bite muri Nzibira ndetse na za Uvira. Ati tubwire uko bimeze. Uyu munyamakuru abumaje ikindi kibazo aramusubiza ati kiro sasa. Sous contrôle, les gens travaillent, les nouveaux commandants de la zone militaire, les nouveaux commandants du secteur opérateur viennent d'être. Ati cyukoma kumenya nuko Uvira turimo turayikontorora ati kandi ikindi twahohereje umukomanda amushugomba kuba akurikirana ibintu ibitero n'iki byose. Ati nta kibazo abaturage barakora iki byose urumva ko nimo rwose rwako nta kibazo n'iki na kimwe kiri muri Uvira. Reka dukomeze. Désignés, ils ont pris leur fonction et la situation est calme à Uvira. Uvira, il n'y a aucun problème. En dépit des fausses alertes, c'est l'ennemi qui met en ligne ces fausses alertes-là. Mais nous sommes calmes, on est en train de travailler, les forces armées travaillent et prennent au sérieux la sécurité de notre pays. Dans ces parties-là, il n'y a aucun problème. Rwose Nzibira situation imeze nabi iri calme nta kibazo n'iki na kimwe. Ati nubwo umwanzi gerageza kuba yatugabaho ibitera ariko urebye ikibazo cya Nzibira rwose nta kibazo n'iki na kimwe yayimene hano za Uvira. Ati nta kibazo situation hari calme haratuje ndetse n'abaturage barimo barakora. Ibiro ni byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvain Ikenge Bomusa. Ubwo yari mu kumwe n'umunyamakuru w'ikinyamakuru bitangwa ni cyangwa se wa radio Deutsche Welle. Bagendaga rero bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone twamaze kuba twakira mugenzi wacu Vincent. Vincent buriwe neza? Bwana Saito Urakomeye? Ndaho niriwe neza, ndaho icyumweru cyagenze neza nubwo hariho akabeho ariko hameze neza. Ako kabeho humura ntabwo ari ako kukwicana ko kugira ngo umubiri wiyoroganize neza kugira nyine ngo ibintu bigende neza. Vise naho zirondimo ndagera numva ibyatangazwaga na Sylvain Ikenge Bomusa aho rero maragenda agana n'umuvugizi yimini n'umunyamakuru w'ikirakinyi wa radio bita ngo ni Deutsche Welle. Hano rero akaba yagaragazaga cyangwa se abazwaga kubiri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ikintu kinkuye umutima kikanambabaza cyane rwose naho bamaje ku kibazo kigendanye no kuba nyine M23 ivuga ko hari ahantu bari kurasa abaturage n'iki byose bari gupfa ndetse n'iki byose bikangirika. Atera ntabwo ari mu rusengero Vise rwose. Sinzi nawe iyo interview niba wayumvishe irasekeje cyane. Ndayumvise yavuze ati ntabwo turi mu rusengero, icyo yavuga nuko yavuga ko bari mu rugamba. Ati ntabwo turi mu rusengero, abo bavuga yuko umuntu ntabwo kubita urushyi kwitama ry'ibumoso uzatanga n'itama ry'iburyo agakubita urundi. Ati rero twebwe ntabwo turi mu rusengero. Icyo bivuga nyine ni ukwemeza yuko ari ukurasana hagati yabo na M23. Akavuga ati nyine abaturage nibo bazapfira kuko navuga yuko aho intare ebyiri cyangwa inzovu ebyiri zirwaniye ari byakimwe ababarira. Vincent nk'umuntu nk'umusasenguzi njya mbona hanini ukunda kugira ibintu birimo rwose ubusesenguzi buhanitse cyangwa se bucukumbuye cyane. Vise urabona iyi disikuru cyangwa se aya magambo yakoresheje yumvishwe n'abaturage mu by'ukuri harimo ubutumwa yahaye abaturage cyangwa hari ibintu ntabwo yakabaye yabitangaje? Icyo yavuze yanze guhisha ukuri kuguhari kubera yuko M23 yakomeje kubigaragaza yuko igabwa ibitero n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
kandi buri abafaransa nibo bavuga ngo refeson teti ibikorwa birivugira nyine kuko M23 ikunda kubigaragaza ivuga iti turagabwaho ibitero amanywa nijoro kandi kitubabaza nuko batugabaho ibitero aho kubigaba ku birindiro bya M23 mu bahangane n'abasirikare bakabigaba mu bice bituwe n'abaturage benshi bakahasiga ubuzima. Ntabwo kubihakana rero yerekana yuko batari mu rusengero ko aho babona hose baharasa. Ugeze wumva bivuga aravuga ati twebwe ntabwo tuzihanganira yuko baturasa ntitubarase. Ati kandi kiri nuko duhanganye n'umwanzi. N'ubutumwa yatanze bugaragaza yuko nta muwe bafite, nta apfuri batewe n'ibyo bakora kubera uburyo yabivugagamo. Ariko ikindi kiragaragaza yuko mwabona uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikiriho kandi izakomeza. Vise bamubajije no ku kibazo cyangwa se kuri kimwe biyemeje bo ubwabo rwose bakavuga bati noneho kera kawe urabizi ko ni ibintu byari byaragiye bivugwa cyane cyangwa se bagenda babyumeranywaho cyane mu masezerano cyangwa se mu biganiro byagendaga bibera yaba i Rwanda muri Angola byagiye bibera haba muri Amerika bavuga ko uyu mutwe wa FDL ugomba kwamburwa intwaro ndetse cyangwa se kumanika intwaro ugacurwa ugataha. Iki rero bamubajije uko bihagaze dore ko mu minsi yashize ariko twari twabonye guverinoma cyangwa se leta Kinshasa igisirikare cya Kinshasa bwo ni FARDC bavuga bati FDL igomba kumanika intwaro ikiripotinga muri MONUSCO. Iki rero nacyo bamubajije bimeze bite bigenda bite yasubije ko ngo mu by'ukuri ngo byaragoranye cyane kuko ngo FARDC unagombaga kubaherekeza ikabageza hara muri MONUSCO ariko ngo ntabwo iri muri ibyo bice ngo bahura n'imbogamizi nyinshi cyane. Sinzi n'ibijwi byanjye byumva neza. Wowe ndimo ndakumva nta kibazo. Nizarangwaje ikibazo cyerekeranye no gucyura FDL nuko byemejwe ndetse no kuyica intege cyangwa kuyirandura n'izi yayo. Asubiza yuko ngo FDL iri mu bice bikontorwa na M23 ko abo n'u Rwanda ngo bayibujije gutanga babe bagera ku birindiro cyangwa kuri position za MONUSCO Goma. Bahamwe yavuze ati rero M23 n'u Rwanda nibo babujije FDL kwijyana kwigoma iri muri za Rucuru. Ati kandi bavuze yuko bira bitero bikontorora ni bigaragaza nyine imikoranire ya FDL ndetse n'igisirikare cya FARDC kuko urabizi ko ari itangazo twasomye hano aho FDL yashinje igisirikare cya M23 ngo kubabuza gusanga kwijyana ku birindiro bya MONUSCO. Ibyo bintu ko twabibuze tukavuga tuti ntabwo ari byo kubera yuko ntabwo bayibuza iramutse ishize ikavuga ati twebwe nimutujyane mudushyitseyo. Ariko abantu bakagaragaza yuko biri ari ibintu bitegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bahurize muri ya mugambi wo gucyura ababishanye bo muri FDL. Urumva rero ko byasubiyemo n'umuvugizi w'igisirikare byaravuzwe na FDL ni ikigaragaza ya coordination FARDC ifite muri FDL. Ibi ni ibintu navuga ko bibabaje kandi biteye n'ubwoba. Niba kugirisha bagishyeshya umukuru wa FDL icyo uvuze bakagifata nk'ukuri bakaba bavuga yuko u Rwanda rwo ruri muri Rucuru ndetse n'ahandi, biragaragaza yuko ukwiyunga k'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakiri intera ndetse imbere cyane cyane utegeye ku magambo ahubwo n'abandi bategetsi Vise none ngira ngo nabyo bumvishe ko yanabajijwe kubigendanye mu by'ukuri na CCRF cyangwa se n'agahenge k'intambara ku mpande zombi ariko nko M23 cyangwa se FC twagiye tubona akenshi nibo bavuga ko mu by'ukuri FARDC iviyora cyangwa se ariyo rwose igira icya ikabagabaho ibitero ikaviyora ako gahenge basinyanye cyangwa se twavuga ko ari iyo CCRF gusa ariko kuri uyu ruhande nawe Ekenge avuze ko cyangwa se agaragaje ko M23 ngo aribo baba babangamira aka gahenge. Ushobora kuvuga ko ngo bitandukanye manezo ndumva atameze neza reka dushakisha hari amarezo duhamagare ibintu bimeze neza rwose ibintu bitari kumvikana ntacyo biba bimaze
reka dukoreshe hari network mu wundi muyoboro ubundi buryo ibintu tubihe umurongo bibe bimeze neza cyane. Reka rero twe tukireba kuri kano kuri CCRF. CCRF ati rwose M23 ati niyo iteza ibibazo cyase niyo iviyora. Bikomeje kugenda bigaragara ko impande zombi ntawemera ko ashotora undi, gusa nubwo ariko bihagaze usanga hanini mu by'ukuri iki kibazo cyo kwitana ba mwana n'ubundi gituma n'ubundi ibigano cyangwa se kuba habaho kurangira kw'ibigano bigenda bitinda, kuko bagira ngo bari mu biganiro impande zombi zikaba ziri gukozanya ahubwo ukagira ngo bababwiye ngo murwane cyane ahubwo nibwo imirwano ihita yongera cyane. So ikenge rero twagiye twumva M23 iti nibo batangiza ibitero, nawe aravuga ati ni FARDC ati niyo M23 itangiza ibiganiro nako imirwano, mu gihe M23 nivuga iti ni FARDC itangiza imirwano. Vise wabitubwiragaho nari ngerageje kurebera kuri bwa buryo buvuga neza kuko numvaga hari amareza atameze neza. Nibyo nyine urumva ko barashinja impande zombi, M23 yashinja FARDC, FARDC gashinja M23. Ibyo kengera bavuga ati ntabwo twebwe twabangamiye n'injya ko kabangamiye na M23 kuko ifata ibice bitandukanye tugabye ibitero. Ntacyo wumva kavuga ngo ntabwo ari mu rusengero niyo mpamvu ngo batazabihanganira akuba abatasubiza ibitero byabo. Ariko ko no mu kiganiro M23 yerutse kugirana n'abanyamakuru nangabajijwe kino kibazo atese mufata ibice mutakaza ibitero ntiyagira icyo bivugaho, ariko mu ijambo rimwe basubije baravuze bati nta gitero na kimwe tuzihanganira cya FARDC, ati tuzabarasa nabo igihe cyose baturashe. Nyuma aza kongera abazwa ikibazo cyerekeranye niba bakomeza ibiganiro banarwana. Wumvise mu igisubizo yatanze agaragaza yuko bazaganira banarwana nk'uko bimeze. Muri make bo ni ukuganira banatikagurana, nta bintu byinshi, ntabwo rwose batatiye ku ruhande yavuze ati ntabwo tuzafata amaboko ngo turere amaboko mu gihe tugifite umwanzi nk'uko mu magambo ye yabivuze. Yes, Fiste dukomeze rero sasa. Bamubaza ku bigendanye na ADF muri za Ituri yewe na za Beni, naho hari icyo yahatangaje avuga ko uriya mutwe wa FDLR wa ADF na Rutiri urabangamye nka M23, angira ngo icyo nacyo wagishyiraho umuco. Navuga mbere yuko n'icyo bivuga, navuga yuko yakoresheje amagambo numva arimo n'ubugome. Gufata M23 ukayigereranya na Islamic State ni ibintu bibi kandi ni ibintu numva byo gutesha agaciro abagize M23. Ariko urabizi niba ADF ari umutwe witwaje intwaro kandi bakawugaragaza nk'umutwe w'iterabwoba, ukanagaragazwa nk'umutwe ukorana na Islamic State, akavuga yuko ibikorwa by'uyu mutwe bimeze kimwe n'ibikorwa bya M23. Urumva ni ibintu bibaje kandi urumva gufata abanyekongo bagenzi be akabagereranya n'ibyihebe byo muri ADF. Navuga yuko nta gukunda bene wabo kurimo, ni ukubanga mu by'ukuri akabagaragaza nk'abantu babi, kandi igihe iyo mbabonye cyangwa niyo twumvise abaturage bahari ntabwo ibikorwa bakora bimeze nk'ibyo ADF ikora. Icyo yasubije yavuze yuko nguko barwanye M23 nuko batwanya ADF, avuga yuko ngo bafatanyije na UPDF mu bikorwa bise Suja yo gukomeza guhiga abarwanya muri ADF, kandi bazabikora no kuri M23. ariko ubona ko mu by'ukuri ari ibikorwa yavuze ariko bitatanga umusaruro ibyo guhiga ADF, kuko nta munsi tica abantu, nta munsi itaviyora abagore, nta munsi idasabura abaturage. Kubivuga nyine yabivuze gutya, ariko nta gisubizo umuntu agifatika kiratangwa kuri uyu mutwe. Reka tuve kuri amagambo rero yatangajwe n'umuvugizi w'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku byerekeranye n'abasirikare baherutse gufatwa muri FARDC, uzi ko aka kantu nta nubwo rero nakagejeje ku badukurikiye nakupye doke nabihagaritse ntarahagera ndi kubumvisha abantu abone nakabigezo, ariko niwo wabyumvishe wabirezima kuko ntabwo ndi buze kongera gukinijwe.
yava icyerekeranye n'abasirikare bo muri FARDC bakuru bagiye bafataho ofisiye n'abajenerali batandukanye urabizi harimo wewe n'abandi benshi bamubaza ko bagiye bafatwa bakinga gukorana na M23 ndetse no kuba inkoramutima za Joseph Kabila ko ari perezida w'iki gihugu. Magambo yavuze ko ntacyo bivugaho ko iyo dosiye ikwiye kubazwa abafite ubutabera mu nshingano zabo. Yavuze kugira icyo bivugaho muri rusange. Yavuze ati rwose ati ibyo ni ukwibaza abacamanza rwose ati bapebye nge ntacyo nabivugaho. Navuga ko yaza kwiteranya yanza kwiteranya na bene abo ko yabati nanjye urundo munini ruba rwototera isuka ati wari shefu d'etat major bamuhananiye bakaba baramwirukanye mu gisirikare njyewe ntitwagaze ku magambo gusa kujya kumuvugaho. Yes, reka rero dukomeze wenda twigire no mu zindi nkuru mu by'ukuri turebe n'andi makuru arimo aravugwa n'ubundi hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru atugeraho avuga ko ahantu bita muri Kabare imirwano imeze nabi. Nibyo mu bice bitandukanye nyine mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano imeze nabi nk'uko ibigarutseho nawe. Twafashe tabara ko wazarenda zindi ibitero kuri M23 mu bice bitandukanye aho yagabye ibitero muri groupema ya Ruhago ndetse igaba n'ibindi bitero mu bice bya sheferi bita Ninja aho hose bikaba byagabwe hagamije ko wazarenda gushaka gufata igice cy'umudugudu bita Irega ndetse no bita Gacuba ndetse na Mwegerera. Ariko nyuma yaho abarwanyi muri wazarero baje kwigamba yuko ngo ibice byo muri groupema ya Ruhago muri lokalite ya Kisha ari byo bita Irega Rutagonde ndetse na Gacuba na Mwegerera nk'uko baje kubifata ariko nta rwego rudatera urubogamiye rwagira icyo rubivugaho. None se ubundi rwabivugaho iki vise ko buri munsi hano hantu haba intambara babivugaho bakazabivamo koko? Gukura abantu mu rujijo kugira ngo banabivuge niba ibinyamakuru bya leta kuko bisomwa n'abantu benshi buriya niba bafashe icyemezo cyo kubivuga baba bafite icyo bagamije kuba ari ukugira baratera abaturage ubwoba yenda bagiriwe nabi n'abazareno babwira ati turagarutse bikaba byatuma umutekano muke mu bice bikontorwa na M23 ku buryo se mpamvu mvuga ko bayakwiye kubivugaho kubera ko niba M23 igira initiative yo kuba yongera gufunga igakora kongera ikagira ikinyamakuru bita Kivu Post ndetse ikaba ifite n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye ni mu bibafasha kugira ngo bagaragaze umutekano ndetse iri mu bice bakontorora. Urumva rero kuba cyangwa batagaragaje ukuri kubihabera n'abanyamakuru bakora inkuru zerekeranye n'ibi bya Kongo ushobora kuvuga uruhande rumwe kandi hari urundi ruhande narwo iyindi verisiyo. Birakwiye yuko nabo rero bajya batanga amakuru kugira ngo abantu bamenye uko ibice byose bimeze kandi batange n'inkuru zitingiye ku mpande zombi. nguko rero ubwo nyine nuko bihagaze. Nose na hano muri za Masisi ko mbona ngo wazarendo yagabye igitero karahabutaka kure 23 muri bira bice bya Zanyabyondo. Ibi byo none nabyo reka tubanze tubigarukeho ngo wazarendo ngo yagabye igitero karahabutaka gitero cy'injyana simusiga bakarongo bakigabye kure mu Vertruwa hano muri Zanyabyondo. Nibyo ni igitero cyatangiye ejo kwa gatandatu mu ijoro kuri ku cyumweru aho wazarenda agabye igitero gikomeye nyine ku birindiro bya M23 muri kano gace ka Nyabyondo. Abaturage bari hamwe nawe nicyo batubwiraga yuko bumvaga intwaro zikomeye kandi ziremereye zirekura amabombe ku bice bya Nyabyondo birimo ibirindiro bya M23. Bakavuga ko babonye ndetse na bamwe mu barwanyi ba M23 biruka ariko bakavuga yuko babonye n'indi mirambo ya wazarendo ku mpande za Nyabyondo bivuga yuko nabo bashobora kuba baraguye muri imirwano nubwo ari bagabye ibitero kuri M23. None se abirukanse ubwo ni bande?
bavuga yuko ngo babonye muri M23 biruka ariko ngo bakabona n'imirambo yo muri Wazalendo. Urumva niba babyitiranye ndabonye muri Wazalendo biruka bakabita ba M23 ariko sinyeka ko bakwitiranye M23 na Wazalendo kuko unabarebye mu myambarire ntabwo baba bambaye cyangwa n'uburyo n'isuku ntabwo bakitiranye Wazalendo na M23. Oya ikigaragara cyarega umenye ko iyo tuvuze Wazalendo haba harimo byinshi cyane, umenye ko n'ingabo donc ibitero byose byabo uko ari coalition basigaye bagaba igitero kikitwa ngo ni Wazalendo, kandi ntabwo bakwambara nabi abasirikare b'abacancuro, ntibakwambara nabi abasirikare ba FARDC, ntibakwambara nabi aba FDLR bagerageza. Wabonye ko ibintu basaba bya mbere ari teni cyangwa se impuzankano ndetse n'ibikoresho. So rero twanavuga yuko byashoboka rero bamenya byondo ari abacancuro cyangwa Karundi cyangwa aba FARDC. Kubera ko hano Nyabyondo abasirikare baba bahari yenda bo muri FARDC ni bamwe baragiye bisha ariko nabo bakaba bajya muri Wazalendo bambaye ntatocera mbona bambara kugira ngo wabone umuntu wambaye uniform igaragara nyine nk'umwenda mwiza byakugora muri Wazalendo. Bavuga ko hari ariko FDLR hari aribo bahaba cyane. Nabyo wongira ngo biri wabonye Tokyo uko yari yambaye ntabwo Tokyo wambugeranya nk'umurwanyi rero M23 byuko yasaga. Tokyo uri yawe mureke rwose ni Umuzalendo wujuje bisabwa kuko we yari yaribereye hari yajya yirwa ari kwambura abaturage ura nta buntu nta musirikare umurimo. Ntabwo abagereranya rero noto prokarame. Reka twikomereze vise amakuru yacu n'ubundi dukomereze hano muri Bukavu mu kanya gatongo Kadutu tayari ibiro bya Kadutu komine ya Kadutu bamaze kubitereka hanze karabaye ivumbi riratumutse n'ibiro ubona biteye akarangi bisa neza kabisa ibintu bimeze neza. N'ibiro byafunguwe mwa bino bice nyine bya Kadutu muri komine Kadutu byakozwe cyangwa abyavuguruwe na ASM 23. Yego abari ibiro byahawe n'abaturage abaturage nyuma yuko bakoze ibikorwa rusange rutange n'umuganda mvuga yafunguwe n'uwo bita Metere rya Mungu Kazimiri ndetse n'uwo bita Burikorikogene. Yego bakaba rero babifunguye babwira abaturage yuko bakwiye kubikoresha neza kugira ngo bahabwe serivisi bakeneye ndetse n'ikindi bakenera gukora babe bagikora kuko harimo sare yakorerwamo inama. bakaba babwiye yuko rero bitwa AFC icyo yifuza ari uko abaturage bagira biro bakoreramo nziza, abayobozi bagira aho bakorera heza. ndavuga yuko ibi ari byo bitekerezo AFC mu kwegera gatatu ifite kandi ari byiza nakomeza kugenderaho no mu bindi bice bitandukanye yafashe. bakavuga yuko bazakomeza kubaka amatara atandukanye ndetse ko bagiye gukomeza no kubaka ibikorwa remezo bahereye kuri ibi ngibi bihari babivugurura bigasa neza. Aha none vise ubwo bivuze ngo ntabwo ubundi hano Kadutu ntabwo ari hafite ibiro. Biro yari ariko isanzwe ari biro idasa neza. icyo bakoze ntabwo ari ukubaka bahereye hasi ahubwo barayivuguruye bayitera amarangi bashyiramo amasima bashyiramo inzugi nyine zimeze neza bashyiramo n'intebe. barabivugurura nyine ku buryo iba biro isa neza idakomeza kuba biro igayitse nk'uko yari imeze. Bisa hari amakuru arimo aragenda asohoka avuga ko Wazalendo baba bihakanye abayobozi babo. Bimeze biti byabo Wazalendo bihakanye abayobozi babo? Hari abayobozi bo muri Wazalendo nyine bihakanywe aho nabonye basoye itangazo. Itangazo bise ngo communiqué de presse numéro 010/GM/TP/VDP/RDC/025. Yego. Il parti de VDP authentique mente en garde un réseau discriminateur aucune coordination nationale d'autoproclamé non représente le Wazalendo RDC. Itangazo ryasohowe n'abakundagihugu ba nyabo. Ati agasopo abihaye ubuyobozi
cyangwa biyitiriye ubuyobozi bw'ubuhuzabikorwa ba Wazalendo. Ati nta mutwe uriho uyobora uhuza Wazalendo ku rwego rw'igihugu. Ati ababyitiriye ni abashaka kugira ngo batumarishe kandi babe abanzi bacu. Ati rero turagira ngo tubamenyeshe ko tubamagana. Ataba n'abantu bakorera u Rwanda ndetse bakorera na M23 nk'uko twabibonye mu itangazo bavuze. Ubona ni ibintu nyine bigaragaza kwa kutumvikana kwabo no gusubiranamo amanywa n'ijoro, kuko mu itangazo ushobora kurisoma mu mwaka ukabona bavugamo ngo ibintu byinshi, ariko icyari kituraje ishinga no kugira ngo twerekane ko barimo batwara bapfa n'ubuyobozi. Bamwe bakavuga ati nitwe tubayobora, abandi bati ntabwo tubemera, ati murakoreshwa n'ibindi n'ibindi. Ni itangazo ryasohowe na Jules Murumba. Uyu mu minisitiri wirukanwe sigo byagenze bite? Ni icyaka bita Mouvement Social pour le Nouveau. Ryirukanye umwe wahoze ari minisitiri w'iterambere ry'icyaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe ntabwo bavuze nyirizina icyatumye bamwirukana n'uwitwa François. Itangazo mfite imbere yanjye banditse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2025. Bavuga ko uyu mugabo wita François Rubota Masumbuko ko yirukanywe mu ishyaka rya Mouvement Social pour le Renouveau. Bakavuga yuko ari icyemezo bafate mu nama yari yateranye bacingiye ku myanzuro babonye y'inkiko zitandukanye kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora bidakurikije amategeko. Bavuga yuko rero ibyo bikorwa byose bifitanye isano no gusebya ishyaka, ko badashobora gukomeza kumugira nk'umurwanashyaka wabo. Bavuga yuko bamwirukanye, ariko ku ruhande rwe bakavuga yuko atari byo ko bamurenganyije. Vicentro, tugarutse gato cyane ku bantu bibaza ibigendanye n'ibya Uvira. Twabonye rero n'ubundi Ekenge Bomusa abivugaho. Ubwo uriya munyamakuru n'ubwenda twabigarutseho, burya uriya munyamakuru yamubajije n'ibigendanye na Uvira yewe na Nzibira. Rero hari icyo yatangaje kuri ibi bice cyangwa se ku bigendanye na Uvira. Uvira avuga yuko FARDC ari ifite mu maboko kandi ariyo ihagenzura. Aravuga ngo FARDC niyo ishinzwe umutekano waho kandi ko ihagenzura kandi hameze neza. Aravuga ati duherutse no guhindura ubuyobozi, twashyizeho abashinzwe iperereza ndetse n'ibikorwa. Ati ugaragaza yuko Uvira idatekanye ni ibihuha bisakazwa n'abarwanya ubutegetsi barimo M23. Mu by'ukuri baravuga yuko iki gice gitekanye ndetse no mu nkengero zacyo. Ibyerekeranye n'ingabo z'Abarundi kuba arizo zihagenzura nigeze abivugaho. None se yabivugaho bivuga yuko arizo zihafite kandi zinagenda zitegura ama operasiyo atandukanye. Yari kubivuga ate Vice, kandi izi ngabo n'ubundi bafatikanyije byose ari ibyabo bombi? Yari kubivuga ate kandi bafitanye amasezerano y'imikoranire? Nigeze mbona reverend Ndikuri yavuga ko ubundi Uvira n'ibice bikikije Uvira bizaminembwe ndetse n'ahantu hari ubutaka bw'u Burundi. Twari rushatse yaravuze ko mu myaka 500 bazongera bakayigarurira. Bari barabyemereye, bari baravuze ko bazahisubiza, ngo bazahisubiza nk'uko yabivuze. N'ubundi nimyeka ko niyo mpamvu yanze kubivugaho, kuko n'ubundi aribo bafitemo iminsi bakontorora. Arashaka gusimanira icyo gitekerezo cya reverend Ndikuri gikomoka kuri Ntare Rushatse. Ubwo rero ikigaragara byanashoboka kuba biramutse ari uko bimeze, byashoboka ko byaba ari ibintu bigoye cyane, byaba ari ibintu bidasanzwe. Ubwo wasanga Gisekedi yarabonye bimunana akavuga ati muhitwara, akaba ariyo mpamvu akaba ariyo mpamvu wumva bari kwirwa bari kubwira twirwanaho bati tubahaye amasaha muvuye hariya twirwana nayo ikazana ibyo kuvuga ngo nta hacu ni iwacu ni iwacu. Cyaba ari ikibazo gikomeye, ariko perezida ntabwo afite uburenganzira bwo kugaba igice cy'igihugu ngo akigabire ikindi. Byamubana isosi rwose mbi cyane. None ubwo ninde waba ufite ubwo burenganzira uvuga ko perezida atabufite?
abanyagihugu burya nibo bafite uburenganzira bwo kuba bavuga ati twebwe turaguma ku gice cy'igihugu cyangwa turigenga. Barabitora se? Babitorera muri referendum ariko ntabwo bakemeza ko bajya kwiyomeka ku gihugu. Ni gakeya babikora bakiyemeza kuba bakwiyomeka ku kindi gihugu nk'ibyo twabonye mu Burusiya, ariko nabyo ni amatora atabanyuze mu mucyo kuko hari hariho igitutu. Perezida bakoze amatora ya referendum bemeza yuko yomekwa ku Burusiya, Zaboranchi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nabyo na Luhansk bemeza ko byiyomeka ku Burusiya. Ariko abahanga bagaragaje n'abakurikiranye n'amatora yuko yabayemo igitugu gikomeye, abaturage bagatora mu buryo batisanzuye. Ntabwo yuko abaturage bakemeza ko igice cy'igihugu cyiyomeka ku kindi, ahubwo icyo bakora bashobora kuvuga bati twiyemeje yuko iki gice cyigenga, noneho tukaba ariko dufite aho duhuriye n'igihugu cyacu ariko n'ubundi twigenga. Ndabona ibyo uwo mugabo yatangaje mbigarutseho, nsanze wagira ngo yari afite gahunda yo gusaza cyangwa se yo gukorogoshora mu bwonko izi ngabo n'ubundi zihanganye nabo, ubwo ndavuga zo muri AFC bahanganye nabo, kuvuga ko utaribonye fayita ariko nariguhaye warikina ryandi kuri yo. Warimpaye? Nariguhaye rwose muri Twitter ngo kavido kiba bivuga. Nze ndebe ndi kuri rwose bisobanura bivuga. Reka da ko ntakabona vise. Reba neza urakabona kuko nagakohereje ko n'abadukurikiye bakunze. Ongera ukamforwardinge turebe. Nibyo byiza. Kugira binyorohe. Bagwakane nongere nkaguforwardinge kugira ngo ukumvishe n'abaduteze yombi. Reka rero mbe nkuretse kugira ngo n'ama network ataza kukubana make ubanze ubikore. Ntekereza ko wenda nasigara nkareba nyuma niba hari n'andi makuru kabanza ukayatugezaho kugira ngo mu by'ukuri nsigare ndimo ndashakisha uburyo kindi bubakeniremo ako ka video. Numva twaba turekera mu buryo bwo kubyaza igihe uburyo noneho twaza kugaruka ku makuru mu kindi gice cya nimugoroba. Kamwohereza ku iryo uko ry'uwo mugabo urigeze ku badukurikiye. Sawa, ndategereje. Reka rero tutegereze cyangwa se reka tubagezeho iri jambo turebe niki yatangaje. Ntabwo ari ibi n'ibindi nari ndimo ndareba ndabona. Ndabona rero amajwi ni hafi ya ntaho, ni ibintu by'ibinyandiko byinshi cyane. Ubwo rero reka turebe ko riri butugereho niritatugeraho, ubwo turaza kuribakinira mu kindi kiganiro cyacu cyangwa se mu yandi masaha ari imbere. Ahubwo ubwo ndumva ibyiza ahubwo twasezera rwose tukabashimira mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Muraba agaciro rero ku mwanya mwafashe rwose mukawudutiza tukabagezaho amakuru, ariko cyane cyane by'umwihariko nshimire mwe mwatugaragarije urukundo mukarayikinga mukabitwereka, kuko buriya like iyo zijyaho tuba tubireba. Abantu rero mwagiye murayikinga ndetse mukanasharinga by'umwihariko inkuru zacu zikagera hirya no hino, ubwo mwe muba munatanga ubufasha bukomeye cyane kuko mwe munatuma nyine umuyoboro waguka. So rero nkaba nanabashishikariza gukomeza kugenda munasharinga izi nkuru zacu. So hanyuma rero ushobora kutwumva utarasubscribinga bikore nonaha kugira ngo inkuru zacu zajye zikugereraho ku gihe. Ubwo nanashimira rwose mwe mwabikoze ndetse namwe mugiye kubikora ndabashimiye cyane.
mwakoze kubana natwe andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere reka rero tube duhiniye aha kubazo ni mu buryoherwa n'ibiganiro byacu ari nako rwose nizera ko weekend yagenze neza kuko mu kanya gato turaza kwa tuyisohotsemo tutangiye kugenda tuyisohokamo ciao